turongeye turabashimira inshuti zacu mwakoze cyane kudukurikira ndetse no gutega amatwi kuri uyu munsi wacu twishimanye na Jennifer iby'Imana yamukoreye ukuri n'iby'umunezero udasanzwe kubona uva ku rwego rumwe ujya ku rundi ntabwo ari ibisanzwe. Jennifer yaragira ngo nongere mubaze ikindi kibazo ndamubaza nk'umushumba amaze kuba umushumba ariko amaze igihe kinini cyane abitwite yumva atafite inzira atabona inzira yo kubinyuzamo ariko uyu munsi abashobora kubaga koko n'iby'igiciro cyane kuba bamwimikira kuba umushumba. Ibyo mwumva hirya no hino n'ibyishimo abantu benshi turimo tuyifatanya nabo mu munezero nimubigire ikibazo. Hanyuma abashumba baramubonye baramwizera babona koko akwiye kuba umushumba. Ese ndamubaza nka Jennifer abitekerezaho gute ku bandi bashumba usanga bashumbye abantu imyaka myinshi ariko badashobora gutekereza yuko nabo bahaguruka bakagira icyo bakora babashumba nabo bakayobora bo arabatekerezaho iki? Ese ni iyihe nama yabagira nk'abashumba bayoboye amatorero kugira ngo twumve bo twababwira iki kugira ngo nabo batangire bakuze abantu babo abari kuri bagenda? Ese abumvisha ariko urasa neza hagati aho gukunda nezerewe no kubaza ibibazo byiza ariko urabifatanya n'umunezero nako urumva nubwo anezerewe ariko n'umutima wanjye urimo ibibazo byinshi cyane kuko uyu murimo ni umurimo utoroshye. Ubundi navuga ngo ni umurimo nabivuze kare ko ari umurimo natinyaga kuva kera nubwo nagiraga ibyo nkora mu nzu y'Imana kuko ariho nakuriye bigaragaza ko umushumba byagaragaraga kuko wenda ku bandi byagaragaraga nk'aho ndi umushumba ariko rero njyewe ku bwanjye ntabwo nabikoraga kuko numvaga nshaka kuba umushumba, nabikoraga kuko nari mu nzu y'Imana ngomba gukora umurimo w'Imana kandi narayikuriyemo nkora ibintu byinshi bitandukanye byinshi pe. Rero kimwe cyo ndashimira abashumba banjye bagiriye icyizere kugira ngo mbashe kubona mu bashumba basengera uyu munsi. Ndashima nabivuze mu rusengero n'ubu ndabisubiramo, ndabashimira ko babonye ko ashobora kuba uwo kwizerwa bafatanyije n'Imana Mwuka Wera akabayobora bakantoranya bakumva no gusigwa amavuta nanjye bakora umurimo w'Imana. Ikindi kugira ngo abashumba bakwizere bakwimike bumve bakugirira icyizere yuko wahagarara. Itorero ryacu rya Assemblies ni itorero ritoroshye. Assemblies of God ni itorero rigira amahame rijya kukwemera ryabanje kukugerageza mu by'ukuri, kandi ndashima Imana ko nakuriye ku birenge by'abashumba b'abanyamwuka, abashumba bakorera Imana kandi bafite ubuhamya. Bishop Gatabazi na Rwanda Christine Gatabazi ni abashumba beza nabigiyeho byinshi n'ubu ndacyabigiraho byinshi kandi nabaye ku birenge byabo. Ntekereza ko ibyo bakora ari byo abashumba bose bakwiye gukora. Abashumba ubundi iyo ugitangira kuba umushumba uba ukwiye guhita utekereza abo ugiye gutoza, naho kwicara mu ntebe y'ubushumba ukumva ni wowe wenyine urihagije, ntabwo ari byo. Muri iyi si turaza tugatambuka, nta muntu uri w'ibihe byose. We are not there to live forever. So niyo mpamvu ukigera ku ntebe y'ubushumba ukwiye gutangira gutekereza ngo ni bande ntoza, kandi nta nubwo batoza gusa ngo baba abashumba, ahubwo batoza kugira ngo bagirirwe icyizere, biyumvemo icyizere, basohoke bakorera Imana. Rero abashumba benshi bamwe batinya competition, bakavuga ati ngo nimba hagurutsa bashobora. Abashumba benshi hari ubwo baba batize bakavuga ati nimpagurutse abandi bashobora kumbuta bakumva cyane. Ubundi akavuga ati nimba hagurutse bazakandagira ku mutwe. Hari ubwo aba yumva buriya abashumba nabo bagira ibikomere, baba barakomeretse cyane, akavuga ati none naba baze bambere umusonga ngoma bantambamire ibintu nk'ibyo, bigatuma atagira kumva muri we ashaka kugira ngo atoza abandi cyangwa arekure intebe ayiha abandi. Ubundi abandi bashumba nabo
bakabaho bumva nta muntu bizera. Wari uzi ko hari umuntu ubaho nta muntu yizera? ni ikibazo cyane ko hari ibintu byinshi baba baranyuzemo mu murimo w'Imana, habamo intambara nyinshi nibaza hari ibikomeye. noneho muri izo ntambara arwana abari inshuti bamuhemukira, mbese bigatuma bagira kumva ko nta muntu n'umwe bizeye bashobora kuvuga ati runaka nimugirire icyizere ejo akabidokera bizagenda bite. ibintu nk'ibyo. Abandi rero hari n'abatuma itorera kumva ari ibisubizo, aba yarariruhiye aritangira akambara ubusa akarara ubusa akumva atagira undi muntu abireba, noneho akarireba nk'inzu ye nk'ubuzima bwe ahantu yabaye ari muto akahasiga ubuzima bwe bwose, imbaraga ze zose, ubwenge bwe bwose, akavuga ati uyu munsi se ningira gutya nkabitanga, nimara kubitanga biragenda kandi ari bwo buzima yakuze areba gutya kugeza ageze mu myaka runaka. ibyo rero ni imbogamizi ku bashumba benshi. ntabwo maze igihe mu bushumba ariko nakuriye mu itorero bihoze mbibona. gusa ikintu kimwe maze kwiga mu gihe kitari kinini cyane maze mu ishuri rya Bibiliya ni uko mu bintu isomo rya mbere batwigisha tukinjiramo ni leadership. Leadership rero ikubwira ko utegura, utoza nta nubwo utoza umuntu, utoza benshi kuko muri abo benshi ntubuzi ni bande bazavamo, noneho ukabatoza ukabikwipinga, igihe cyagera muri abo benshi watoje ugakuramo ab'ingenzi, abo ubona bari ku murongo bafite umuhamagaro, noneho ukabimika. iyo rero ni leadership, kandi umuyobozi wese udafite success ubundi aba yafiriye mu by'ukuri. niba ubayeho ugashumba itorero hanyuma ukabaho udafite umuntu wateguye uzagusimbura, uzahagarara mu birenge byawe, uba wananiwe. nibwira ko Mose iyo ataza kugira Yosuwa Abisirayeli ntabwo baba barageze Kanani mu by'ukuri, ariko yavuyeho gutyo gato Yosuwa barahageze ateka inkovu kandi ntabwo ugeze bimunana kujya ageze ndabicaye yabayemo hagati. nta gihe cyabayeho cy'imfabusa. yavuyeho Yosuwa ahita yinjira urugendo rukomeza baragenda muri Yorodani bambuka. nibwira yuko kandi rega nabivuze kare ntabwo dushobora byose. ubugeni bashobora guhamagarwa ariko hari aho ntashobora gushobora kurenga, ariko uje nyuma yanjye akiruka agakomereza agashobora kwambuka Yorodani akambutsa Abisirayeli kandi afite ubwenge, ubushobozi, imbaraga z'umwuka wera. Amen. Yesu agumije cyane. Jennifer, ngira ngo abadukurikiye murabyumvise, bashumba bene data ba Jennifer, turabasaba ngo mugire urwo rukundo gukunda abo muyobora, mubatoze kugira ngo ejo nimuramuka munashaje bibaho, cyangwa se mugize muri za rega turanasaza rero turasaba kugira ngo mugerageze gutoza ababari imbere n'Imana yabahaye mubatoze nabo bagere ikirenge mu cyaro kugira ngo n'umunasaza muzagire umusigi inyuma. hari akantu gato ngira ngo dusorezeho rero na Jennifer. hari abantu bakuriye munsi y'abo bashumba batajya batuza, wenda badafite ubwo buntu nk'uko Jennifer yabivuze, bafite ayo marangamutima atuma badatoza. abo bantu kandi bo barashyushye, bafite imihamagaro, barumva imihamagaro irimo kuzamuka idudubiza muri bo, ariko ntabwo bafite umuntu ubatoza. ese abo bantu abo bana bicaye munsi y'umushumba kandi bafite imihamagaro barashaka gukora, abo bashumba barasinziriye. ese abo bantu urababwira iki? abo bakristo urababwira iki? bahaguruka bajya gutangira imihamagaro yabo, bakorera Imana, bakomeze bicare bapfiremo. turabigira dute? Yesu agumigisha. hari ikintu kimwe ngira ngo mbanze mvugeho mbere y'uko nsubiza ikibazo cyawe. ubundi mu buzima ushaka gukorera Imana ukeneye umutoza, umutoza ubusanzwe utamufite ushatse no gukorera Imana wabireka, kubera ko umutoza ni ingenzi mu buzima. aragufasha, aragukuza, akugira inama, aragucyaha, aragukebura. icyo ni kimwe. hanyuma rero igihe wicaye ahantu ukabona udafite umutoza, ubundi aho hantu ukwiye kuhicara ahantu wicaye, kuko mu nzu y'Imana ufite umubyeyi wo mu mwuka. uwo mubyeyi wo mu mwuka niwe ubona atari umutoza, ubundi
ariko mbere yo kwiruka ujya mu murimo bagashaka transport. Kuko nibwo uzamenya n'inzira urimo kunyura. Naho nuhaguruka ugahaguruka ugatangira umuhamagaro, uzarebe n'umwana iyo avuka cya gihe atangira kugenda baramwigisha, bakamufata ukuboko bakamwigisha gufata kujya bakamurekura akitura hasi kongera kugenda, ariko nyina akaba arahari akaba azi ngo hagiye kwitura hasi, haramubabaza hari icyo muramiraho ariko ntabwo ari niyo mpamvu rero yo kutoza ingenzi cyane cyane. Rero ahantu uri ubona nta mutoza ufite, ni byiza yuko ushaka umutoza. Ibyo byo rwose ni ihame ryo gukorera Imana. Hanyuma rero igihe umutoza wawe, nubwo ntari bubyemere ko umutoza wawe atareka kukuzamura, buryo utakuzamura ntabwo ari umutoza. Nawe ntabyo aba afite, kuko abantu batanga ibyo bafite. So ubona rero adafite ibyo aguha, sinzi n'ubundi icyo waba ukora ku bintu byinshi, ariko ubona afite ibyo aguha ugomba kwihangana. Kuko hari, reka mvuge ku gihe cy'aba.com, ko njye ntabwo ni umu.com cyane, hari icyo mbisigayeho numva hari aho turabahanduza numva hari aho tugaze kugera. Ubundi aba.com ashaka guhaguruka yiruka, aticaye akumva ngo umuriro uraka amavuta, ariko gore ibaza igihe twahereye dukorera Imana ariko ukumva muri wowe harimo ituze. Urabyibuka abantu bagiye batubera abamenta benshi twanyuze mu maboko, nibwira ko aho tugeze ari ukubera iyo tutaza kubagera ntabwo twari kuba tugeza tutibagiwe n'abandi kabana. Narigiye kuvuga abandi kabana turamusuhuje cyane, ni ukuri turamushuhuje, kandi njyewe arabizi n'uyu munsi aracyari meta wanjye, kandi nagiriwe ubuntu rwose bwo kuba ku birenge bye. Najyaga mbimubwira ko amagambo ye yose yavuze ndacyayafite muri ndayabitse. Anti kabana yasabwe umugisha. Rero umutoza ni umuntu w'ingenzi. Noneho iyo ubonye uyu mutoza atarimo kukurekura mu gende, senga Imana. Ubundi ikintu cya ngombwa ni ukuyoborwa n'umwuka wera. Burya n'umutoza akuyobora, ariko hari icyo umwuka wera yavuganye nawe, kuko umwuka wera niwe usiga, niwe uhamagara, niwe uyobora, niwe utwongorera akagira ibyo atubwira, kuko yenda kubyada akaduha. Haleluya. So uwo mwuka wera rero niwe uza muri twebwe akaduha ibikwiye, niwe mutoza wa mbere, ariko tuye umutoza w'umurimo. So ndumva rero hamwe n'umwuka wera navuga ngo niwe uyobora. Ubona aho uri ukabona utarimo gusohoza umugambi wa data, ugisha inama umwuka wera, umujyanama mwiza ko twamuhawe n'umujyanama. Imana iduha umugisha cyane. Turashoje ikiganiro cyacu, tugiye gukomerezaho, dufite after party. Ubwo abahageze tugiye kuryoherwa, abandi mudukurikira Imana ibaha umugisha cyane. Gusa mushime Imana ku byo yagezeho, nawe ejo tuzishimana nawe nubigeraho. Umwami Imana iraduha umugisha. Shalom shalom. Yes.